Password ikomeye ni ingabo ya mbere. Muri iki gihe cya interinete, kimwe mu bintu by'ingenzi cyane kirinda amakuru yawe ni password. Ariko ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi bakoresha password zoroshye cyane. Urugero nka 1 2 3 4 5 6, ijambo password cyangwa se 2 inshuro 6 cyangwa umubare umwe inshuro nyinshi. Aya ni amagambo abahakazi bagerageza mbere. Tekereza nk'urugi rw'inzu yawe, niba rufunze ukoresheje ingufuri ntoya, umuntu wese aba ashobora kuba yakwinjira. Ariko niba urufunze ukoresheje ingufuri ikomeye, biragorana cyane. Niko bimeze kuri password. Password nziza igomba kuba ifite inyuguti nini, inyuguti nto, imibare n'ibimenyetso. Urugero rwa password ikomeye nka rwa @2026 tech agatanga ugatangiza inyuguti nkuru na tech ugatangiza inyuguti nkuru. Iyo password iragorana cyane kuba wayimenya. Ikosa abantu benshi bakora kuri phone. Abantu benshi bagura smartphone nziza, ariko ntibashyireho security cyangwa umutekano. Hari abantu bafite nta password kuri phone, nta fingerprint, nta face lock. Iyo umuntu afashe telefone yawe, aba ashobora gusoma message, gufungura WhatsApp, kureba amafoto cyangwa kwinjira muri email yawe. Niyo mpamvu ari ngombwa gushyiraho password, fingerprint cyangwa se face unlock. Wi-Fi ya public ishobora kuba iteye akaga. Tekereza uri nko muri cafe cyangwa muri gare ukabona Wi-Fi y'ubuntu. Abantu benshi bahita bayinjiramo nta gutekereza kabiri. Ariko rimwe na rimwe hakazi bashobora gukoresha Wi-Fi isa nk'iy'ukuri, nk'urugero free airport Wi-Fi, free internet, cafe Wi-Fi. Iyo uyinjiyemo bashobora kuba babona amakuru yawe. Niyo mpamvu ari byiza kutinjira nko muri bank app ukoresheje public Wi-Fi cyangwa se niwohereze n'amakuru yawe y'ibanga. Inkuru ntoya y'ukuri yabayeho. Mu myaka yashize hari umusore wari umunyeshuri muri universite yize cyber security. Umunsi umwe yari muri cafe cyangwa se muri kantine. Abona abantu benshi bari gukoresha Wi-Fi. Atekereza kugerageza ubushakashatsi. Akora Wi-Fi yitwa free coffee Wi-Fi. Mu minota mike gusa abantu barenga 20 bari bamaze kuyinjiramo. Ibi byamweretse ko abantu benshi batita ku mutekano wa internet. Niyo mpamvu ubumenyi bwa cyber security ari ingenzi cyane. Haka nta gihe ahera ku bintu bigoye. Ikintu gitangaje ni uko haka benshi batangirira ku makosa mato cyane. Urugero, password yoroshye, link mbi, Wi-Fi itizewe, ibintu bisa nkaho ari bito, ariko biba bishobora gutuma umuntu atakaza amakuru menshi cyane. Phishing ni uburyo bukunzwe na hackers. Phishing ni uburyo haka kubeshya kugira ngo utange amakuru yawe. Urugero, ushobora kwakira email igira iti account yawe igiye gufungwa. Kanda hano uhindure password. Iyo ukanzeho ushobora kwinjira kuri website isa nkaho ari y'ukuri ariko ari y'umuhaka. Iyo winjije password yawe uhita uyimuha akayibona. Niyo mpamvu ugomba gusoma neza email no kureba neza link. Ntugakande kuri link yose ubonye. Rimwe na rimwe ushobora kwakira message igira iti watsindiye amafaranga cyangwa ngo phone yawe ifite virus. Iyo ukanze kuri iyo link ushobora kujyana amakuru yawe kuri website kandi mbi. Ibi ni uburyo abahakazi bakoresha cyane. Hari uburyo bworoshye bwo kwirinda. Hari ibintu byoroshye cyane byakurinda. Gukoresha password ikomeye, kudakanda kuri link utizeye, kudakoresha Wi-Fi utizeye, ndetse no gushyira update kuri telefone yawe. Ibi ni ibintu bisa nk'ibyoroshye ariko birinda amakuru yawe cyane. Cyber security ni ubumenyi bw'ejo hazaza. Isi iri kugenda ihinduka, banki ziri online, ubucuruzi buri online, n'akazi kenshi kari online. Niyo mpamvu cyber security igenda iba ubumenyi bukomeye cyane ku isi. Abantu bayizi bashobora kubona akazi keza, kurinda amakuru y'abandi ndetse no gufasha amakampani manini. Niba ushaka kumenya byinshi ku isi y'abahakazi na cyber security, kanda like, ukomeze kwiyandikisha ku murongo ukanda subscribe, duhe na comment, maze ukomeze ukurikire ino serie. Mu gice gikurikiraho tuzareba uburyo hakazi bashobora kwinjira muri telefone yawe. Icyo gice kizaba kirimo ibintu bishimishije cyane. Murakoze rero, nge twabanye nitwa James, ukomeje guhabwa ikaze kuri Sibu James Tech and AI. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibu James Tech and AI.